ngiye rero kubagezaho muri bakeya amateka nyakwigendera duherekeza none yitwaga Muja w'Imana Jeanne d'Arc, akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1998, yitaba Imana ku itariki 31 z'ukwa 12 2025, ejo bundi afite imyaka 27. Yashakanye na Ndayisaba Eric ku itariki 8 z'ukwa 8 2023. Ababyeyi ba nyakwigendera, papa we yitwa Mboniga wa Jean Bosco, baracyahari. Mama we yitabye Imana yitwaga Veneranda Mukagakwandi. Uyu nyakwigendera Muja w'Imana Jeanne d'Arc yize amashuri abanza Karambi hano hakurya, amashuri yisumbuye icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yakize groupe scolaire Kabare ya kabiri, hanyuma icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye agitangirira Rwamagana aho yigaga ubwubatsi, akomereza muri EAV Gitwe mu karere ka Ngoma aho yigaga ubwubatsi. Atabarutse rero yari atuye hano muri umudugudu wa Mworirwa mu kagari ka Rukomo ya kabiri, umurenge wa Rukomo. Akaba n'inzego za leta zamugira icyizere, yari parasosho nk'uko dukunze kubyita, umuyobozi ushinzwe imibereho y'abaturage mu mudugudu atuyemo uyu nguyu wa Mworirwa. Imana rero imiruko ridashira, dukomeze dufatanye twinginga Imana. Atabarutse akiri umwana mutoya, yaragifite imigambi y'ejo hazaza, ariko nyine Imana yamukunze kuturusha iramwisubije. Twinginge rero Imana kugira ngo imwakire, imuhe iruhuko ridashira. Murekere dukomeze twakira n'ubuhamya. Hari abantu bafite ubuhamya kuri nyakwigendera.